umwaka umwe ungana n'iki n'iminsi igihumbi. None tumaze imyaka ibingahe 2000. Vuga ngo Yesu nta n'ubwana ruhuka. Wasanga akiryamiye. Aripi yambaye neza bayambaye iki? Yambaye imyenda imeshe mba nambaye neza. Ikibazo tugiye gutangiriraho ni ikibazo cyoroshye cyane. Ubundi Aripe ni muntu ki? Ninde? Aripe ni umusore ushima Imana w'igikara kandi ukunda abantu w'umukomediye, ukunda ibintu byo gusetsa no kuganira n'abantu. Ikindi Aripe ni umuntu utuje cyane muri we. Igihe cya blague aba ari blague, igihe cyo kuba serious aba ari serious. Ese ibi bintu byaje byo gusetsa abantu cyangwa gushimisha abantu wabitangiye ryari? Ndabyibuka nabitangiye niga primaire, uretse ko tukiga primaire twabaga dufite umwarimu umwe agahera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ariko ndibuka ko najyaga numva theatre cyane ica kuri radio Rwanda, ko ni radio yari ikomeye cyane. Nkumva ndabikunze cyane, nkumva abantu basiye abananyandire, nkumva ukuntu bakina. Nanjye najya ku ishuri mu gihe mwarimu atanze ikiruhuko cyangwa se imvura yaguye yanga abandi bajye kuririmba, njye nkazana abandi bana dukina. Ndibuka gaseni kabya nakimye nagakinye nigize igisambo kugira ngo banyirukangane bamfate. Nyuma nza kubikomeza ngeze mu gatatu najya gukina sketch z'impagarire ikigo. Ndibuka ndi sketch nakinye bwa mbere y'ikigo mpagarire ikigo, yari sketch uvuga ku kurwanya isuri banyitakazizi. Ndandi umupapa ufite abana ariko utita ku twita ku bintu byo kurwanya isuri. Ndakomeza gutyo nza kwigana bitiruri, nza gukina indi sketch yangejeje kuri level ndi ubu ngubu. Nkina ndi umugore, yari umunsi umwe w'Afrika. Nkina ndi umugore, ndimo nkandamiza abana, ndi mukase kwa ndi mukase w'abana mbakandamiza. Nuko myembona abantu nabyishimiye, abantu barankunda cyane. Komeza gutyo umwuga wanjye. Umwuga urakomeza. Aripe ubicyamamare. Ese Aripe akakanya bimaze kukugeza kuki? Ntabwo bajya kuri TV hambaye cyane, ariko byamaye inshuti nyinshi mfite nzikesha ko ndi umujoka. Ikindi kintu wenda mvuga byangijeho nuko akazi mfite ubu ngubu kitangazamakuru, kuba ndi umukomediye byaramfashije. N'ubu ngubu biramfasha mu kazi kanjye ka buri munsi, kuko ntabwo nabira imodoka cyangwa ngo ngire ikibanza hano ntabwo bizamuka cyane, ko hamwe n'Imana neza ko bizagerwaho. Amasegonda makeya Aripe, gira nk'ikintu uvuga akantu gato gatuma abantu bakurikiye mfata Ikiganza TV baseka bamwenyura kakanya. Joke biragoye. Ubundi urabona ko ku bakristo bajya bavuga ngo imyaka igihumbi ku Mana ngo bingana n'iki, bingana umunsi umwe. Noneho urabona tumaze isi ibayeho, cyangwa se Yesu ageze ku isi hashize imyaka ingahe? Imyaka 2000. None abakristo benshi bavuga ngo turifuza yuko ngo Yesu agaruka. Yesu ngo nagaruke turamushaka ngo twigira mu ijuru. None ibaze, kandi tuzi ko imbere y'Imana umwaka umwe ungana n'iki n'iminsi igihumbi. None tumaze imyaka ibingahe? 2000. Vuga ngo Yesu nta n'ubwana ruhuka. Wasanga akiryamiye. Aripe urakoze cyane, nakeka abantu bakurikiye bose barishimye kakanya. Reka rero ngubaze ikibazo nihuta, ibibazo byihuta by'amatsiko abantu bakeneye kukumenya. Aripe akunda iki? Mu buzima bwanjye nubango ni igisubizo kimwe, ni rimwe. Ni ibibazo byihuse. Aripe akunda iki? Nkunda gukina umupira. Ukunda kurya iki? Nkunda kurya umuceri n'ubugari. Ukunda kunywa iki? Nkunda kunywa icyayi. Iyo ubyutse mu gitondo ukora iki? Ikintu cya mbere nkandavanga Mana urakoze. Iyo ugiye kuryama ndavanga Mana urakoze. Aripe yambaye neza bayambaye iki? Yambaye imyenda imeshe mba nambaye neza.